Hello guys, I hope ko meze neza, natwe tumeze neza cyane. Abatameze neza uyu munsi biranga, ejo bikaba bimeze neza. Tujyane muri Côte d'Ivoire muri Muhanga. Guys, twarazindutse mu gitondo kare dufata urugendo twerekeza muri Muhanga. Aho ngaho murabona ko turi kwerekeza muri Muhanga, ibintu ni ibintu ni fresh kabisa. Dukomeze dutemberane tujyane. Okay guys, aho ngaho rero nari kumwe n'aba Father Family bade. Ubu twagiye Côte d'Ivoire, tujye d'Ivoire Yaoundé, kandi turafata flight isubira mu Rwanda ho gato. Ikibazo indege turimo turaterura. Tujya ahantu bita ni parike hano Yaoundé muri Côte d'Ivoire. Nituba turaza gufata flight dusubire mu Rwanda. Murabona ko aho ngaho turi kugenda twenjoyinga music guys. Abantu bakunda umuziki pull up kabisa. Umva burya kugenda mu rugendo ukagenda wumva umuziki biraryoha, bigufasha kugera aho ugera neza kandi utananiwe. Guys, dukomezanye nkuko nakomeje mbibabwira, turi kujya Yaoundé muri Côte d'Ivoire Muhanga. Ushobora kwibaza ngo ese koko ahangaha ni he? Bamwe barahazi abandi ntibahazi, gusa muzatembere guys, uzatembere ufata umwanya uvuga uti reka ngende njyano aha naha gutya na gutya. Guys, dukomezanye, murabona ko turi mu muhanda turacyagenda, ibintu ni wane. Ese wari wicara ukavuga uti atereka nanjye mfata urugendo ngende njya ahantu aha naha? Guys, aho ngaho rero twicaye turatekereza, turavuga tuti reka dutembere. Nakubwira ngo wowe uri kureba iyi video gumaho ntucikwe kandi uyirangize urebe uburyo Muhanga yateye imbere. Ushobora kuweruka muri Muhanga itaratera imbere, ariko ubu ngubu guys ugumane natwe urebe uko bimeze naho iterambere rigeze muri Muhanga. Dukomezanye mwirebera uburyo Muhanga imeze neza, murebe uburyo isa neza, murebe uburyo abaturage bameze neza bayitemberamo. Mbese urebye u Rwanda rumeze bon. Guys, aho ngaho rero murabona ko twari twageze muri Muhanga. Aho ngaho murabona ko ndi kumwe na Father Family, n'umuryango munini cyane kabisa. Aho ngaho twari turi kugenda tuganira tudiscussing tuvuga ngo ese ko baririmbye ngo Gisenyi hari inana zitanga, Musanze hari inana zitwika, ese Muhanga ho inana kuki bataziririmbye? si inana ziri he? Guys, karagaciyemo reka twikomereze. Nkuko nakomeje mbibabwira, aho ngaho ni umujyi wa Muhanga, murabona ukuntu hameze. Guys, shobora kubabwira ko twagiye ari kuwa gatanu tumara iminsi dutaha ku cyumweru, twamaze iminsi 3. Guys, nta kuryama, ni ibintu twe twiyemeje. Gahunda kwari gutembera muri Muhanga koko, tukayitembera tukareba uko bimeze. Nkuko nakomeje mbibabwira rero, murabona uburyo aba Father Family bameze muri Muhanga. Yabo ni Father Family, ariko sabo bonyine kuko Father Family ni umuryango munini cyane. Abo nabari babashije kuboneka. Aho ngaho rero murabona ko ni muri gare ya Muhanga. Turi kwerekeza muri gare ya Muhanga dusubira aho twaturutse. Guys, murabona ko gare ya Muhanga nayo irubakitse, barayubatse, mbese ni iterambere. Aho ngaho rero twari dusubiye aho twaturutse. Guys, umunaniro ni hose. Nakubwira ngo uri kudukurikirana utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo uzabashe gukurikira part 2, kuko iyi ni part 1. Aho tuzakwereka udushya twaranze, aho twagiye, aho tuzakwereka aho twatembereye hose nuko byari bimeze. Guys, aho ngaho rero murabona ko turakinjira tugiye gutaha. Umva umunaniro wari wose, ibitotsi ari byose, mbese murabona ko abana bananiwe ibintu
nta n'umwe uri kuvuga, twese umunaniro wari wose, ariko muri part 2 tuzabereka uko byari bimeze. Bye bye, ndabakunda cyane.